babagore twari duturanye babagore banyifurizaga gupfa babagore banyifurizaga ngo gutwara ndafite imyaka ngo ntaho nzagera hari aho nageze nari ndi mu ndege nkajya ntekereza abantu birukaga bancira akaruru utega ngo ntaho nzagera ngo ndwaye Sida yanjye nayiriranye indege n'ubu turi kumwe ndi umwana wo mu cyaro umunsi nabashizeho isoni mwabagore mwe b'injajwa Eva urwaye Sida yego mukamubona papa w'umwana yaraje akandura Sida ubuzima tukabukwa reka se mu gihe haramukavuga ngo uriya ni Indaya ngo uratunzwe n'amafaranga y'abagabo ngo uriya ngo rasambana ngo kugira ngo abeho we wasambanye kicya akoresha nawe ugifite we wasambanye Jori umutesi yujuje inzu ngo ni Slay Queen ngo wowe wabaye Slay nkawe mbesire mwe mwabaye Slay nkawe hari n'ahantu nigiriye guhaha nsohoka mu iduka mpura n'umugabo n'umugore umva umugora ndeba nisetse ari kumwe n'urugabo rw'urudandamureba ndagumana uwo musego wawe ubusenye ninjye watumye umugabo wakubyaza abo barindwa akakugumiza mu rugo iradizigihe hari mwana shora iyi saga yambaye kuri social media mwabagore mwikwiye kubigisha kwa iki ngiye duhura n'uwo mugabo wawe wakubyaje abana nk'abisenene ngiye kumva niwe nshaka mubyaye abana nk'abisenene umwe ari inyuma y'undi nta bureke baguhereza ngiye urumva umugabo wawe ari we nshaka arankumbuye niba ukumbuye kunkubita umutwe ukawumena yarambabaje narakirebye rega n'ibifoto gifite ibi video umva nushaka iyi video uzayibone zirankondi wankubise inkubi zazi kunkubitire nawe inkubi zagukubita inshuro Slim Jesus ariko mana we mana ngewe umva niyo byagenda gute niyo twakongera tukavuka bwa kabiri niyo wambwira ngo oya mu rugwiro nahavukira kubera nkunda Kagame ubwo nahavukira nashaka nkakura ndi umusekirite wabo ariko niyo wambwira ngo tujye kongera tuvuke bro nahitamo ubuzima nabayemo mana we sha ubu nibwo njya mbona ko naciye mu buzima nyine nk'ukuntu ngenda ihambo nk'uburyo ntagira n'ibintu byinshi intambara banza ariko navutse banza ariko umutima wanjye umeze ariko n'uburyo nakuze buramfasha nakundaga filime none filime hari filime ebyiri ntazibagirwa mu buzima bwanjye nakubitiwemo inkonji nyinshi iyo filime yananiye no kuyirangiza kubera twajyaga tureba ibice nka bitatu ku munsi noneho nkakubitwa inkonji zitatu ku munsi noneho yajyaga nkubita hano nagenda agakubita hano ahandi agakubita hano noneho ifilime yari irimo umuntu witwa Radika na Dave y'impinde iragenda igera nko kuri episode 4,000 ubusa nari buzakubitwa inkonji 4,000 Krishina nayo yankubitiye inkonji nyinshi hari igihe none nagendaga ngasanga yinywereye n'udushashi twacifa kamwe ati uyu munsi niba atari inkonje ebyiri genda ariko banza ataranankundaga mu buzima busanzwe se mana namwe mwakuze mu Rwanda ndakora vlog mwabagore mwe duturanye mu cyaro iyi vlog ni iyanyu mureze iyi vlog ni iyanyu babagore twari duturanye babagore banyifurizaga gupfa babagore banyifurizaga ngo gutwara ndafite imyaka 4 babagore bavugaga ngo bra iyi vlog ni iyanyu ngo ntaho nzagera hari aho nageze Nkenda twari dutuye mu Bugesera mvuka mu Bugesera umva nari ndi mu ndege nkajya ntekereza abantu birukaga bancira akaruru utega ngo ntaho nzagera ngo ndwaye Sida yanjye nayiriranye indege n'ubu turi kumwe nyiri imbere indi inyuma ya Mungu tuzagira amahoro ngo umwana uri romantike kubera iki mujya muvuga ngo umwana wanjye ari romantike sha mwabagore mwe muri injajwa sha mureke mbabwire mwabagore mu munsi nabashizeho isoni ndi umwana wo mu cyaro umunsi nabashizeho isoni mwabagore mwe b'injajwa don't you miss him? Miss who?
umunsi nabashizeho isoni muzaburaho murebe muzare muri komenti ya video na postinze uzambere mabukwa ahubwo video na postinze y'umwana wanjye yameneye amavuta nzaza umwana wanjye nyine yamenye amavuta injajwa ziragenda muri komenti ngo ukubita uyu mwana ngo ibyo si byo ngo aramuhahamuye bra ngo mama we wagenda ugiye kureba nk'ama account yabo ugasanga n'ubugore buri aho ngaho bw'ubutsibika yamwigize injajwa erega ikibazo icyo gitekerezo cyawe kibi hari undi uza wari ufite ikindi kibi ariko yari kukigumana agahita ashira mu cyawe n'ubutsibika ubusibika ni first of all umwana wanjye ntago namuhabuye nta nubwo mu buzima bwanjye nshobora guhabura umwana wanjye ndamukunda kurusha nkunda ubugingo bwanjye urumva ntago nahabuye umwana wanjye buri muntu wese agira ukuntu arera njyewe nakwishimira 100% ko umwana wanjye ankunda kandi akantinya at the same time ku buryo of course ahorana igitinyira akavuga ati nkoze ibi ngibi ndakubwiza ukuntu nareze umwana wanjye ndabyishimira 100%. hari ibintu mu buzima bwe ataciyemo, hari ibintu adashobora gucamo. Sinshobora gufata umwana wanjye ngo mukubite. N'umwana mwiza Roxane gukora ikintu arapfukama akagusaba imbabazi. Uwo ni umuco ugomba gutoza umwana. Mujye mutandukanya kurera umwana neza no guhabura umwana. Ntago kuba umwana afite discipline iri hejuru ari uko yahabutse. No. Nta nubwo nshobora niyo mana yanjye niyo nisanze nakubise Roxane ndababara mu bugingo bwanjye hamwe musaba imbabazi kurusha nuko ansaba imbabazi. Nta muntu ubaho mwisi warushanye nawe umwana imbabazi. Wowe si nkuzi si ibigaragara aho ngaho uri umuntu wakure cyane tudafite sinjya nshiteka wenda ahuri naho ndi ntaho bihuriye, ntago tuziranye, ntago duturanye, ntago twaturanye, ukaza kuri comment kwandika ngo umwana ngo waramuhabuye ngo ujye ureka ngo kosukurera umwana. Who are you? Ni gute umuntu yabyaye umwana ngo amuhabure? Niba umwana wanjye afite ubushobozi, afite n'ubwenge bwo kuba yamenya ko yakoze ikosa agapfukama agasaba imbabazi. None ikindi kintu Roxane atinya inkoni ku rwego mana ya ku rwego ruteye ubwoba, sinzi umuntu, sinzi ikintu kibaho kindi atinya. Kandi ikindi nk'iyo umubwi atinya umuntu umubwira ngo yamwanze, ntago ashobora. Iyo umubwiye ngo wamwanze ashobora kurira umunsi wose. Arabyanga nyine n'umwana wakuriye mu rukundo, akunda kubona abantu bamushagaye, ntago akunda kubona abantu arira cyangwa abona abantu bari kurira. Uramutse ureze Roxane muri kumwe nawe ararira. Kandi niba neretse umwana ikosa yakoze, ngomba nyine kwatinga nkaho nyine nababaye nkamwereka ukuntu ibintu bibabaje ku buryo nejo cyangwa ejo bundi naba ndi muri ubu buzima cyangwa ntari muri ubu muzima, umuntu wese uzaba umufite mu nshingano ku buryo atazaba ari umwana ugoye. Niyo mpamvu yindi sindera umwana nkanjye nyina ngo murere bajeyi ngo mufate ngo mugire uwanjye gusa ngo ikintu. Umwana wanjye atinya gukorera buri kosa buri muntu wese ntago ari uko ari njyewe njyenyine. Rero kuva hari ukaza n'umutwe w'ubujiji n'ubukene n'umujinya n'urwango rwo kwanga isi n'iki, ukaza kushira comment kuri video ku mwana ngo uyu mwana ngo abayeho nabi ngo waramuhahamuye ngo bla bla bla. Bro, muba muzi n'amagambo muvuga mu mwandiko ukuntu aba aremereye. Iyo umuntu akemuye umwana we amprise umwana we, mujye n'ukuri muceceka n'ukuri, ntugashireho ngo bla 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 bla. Muzatera umuntu kuvugana. Kandi ikindi
ntihagira umuntu umbwira nabi nanjye buno nongeye kuzajya mubwira nabi ibintu byo kuza muri comment ngo ntugatukane ngo uri umuntu kubera icyo ariko mumva abantu mwaza mukadutuka twe tugacece ntago muzankira oya muri comment harimo abantu bavuga ibintu iyi ni social media sibyo wavuga ikintu cyiza umuntu akakigiraho ariko ntabwo ari byiza kuza ngo uvuge please ngewe ibintu bijyanye n'umwana please mujye mutekereza kabiri kubimbwiraho nicyo kintu cyonyine numva kintusha ku mutima sinzi uwo muntu sinafashe nimero ariko nayishaka izi rashes izindi njya nzimarana like even 2 days ntago zijya zishira ntarazikuramo utuntu ariko izi ngizi bazinkoreye ku wa kane ariko nta kintu na kimwe kiravaho nuko yazinkoreye kandi ikindi uyu mutipe aterera hano inyuma hano ntago aterera hano nge ziriya zo guterera hano zita zirambabaza zinkora mu maso izi ngizi ni nziza umva ni nziza twereka uko wambayeho ndacyari mu gitanda mfite address z'aho hantu gusa izo lashes ni 10 out of 10 really okay thank you kandi sha mva noneho uyu nguyu wankoreye nta nubwo yanciye menshi nishuye 55 hari undi mugore w'umutaki wajya gunkorera are you in love now what do you think urumva hari undi mugore wajya gunkorera w'umutaki shaka nyishuza 70 nataha zikavaho John muherukana ryari ntago duherukana igusha ndaguhereza dress ku mugore niba ari w'umukongomani niki kintu kigusubizamo imbaraga like iyo wumva ugiye ku giving up my baby ni kana kanje mana yanjye nta nubwo nyitekereza ku giving up no yandaguhereza adresse ziwugende yanyishuje 55 umugore yajyaga anyishuza 65 cyangwa 70 noneho we agira gutya atunura ijisho uwo mugore gure reba akagenda nyine ashyiraho hano noneho iyo ugize gutya zigukora mu maso ntago nagiye mu kazi urukundo zigahita zivaho gusa ariko uyu nguyu aduterera hano umva nukuri nitwiza uzagende umva uyu mugabo uyu musore nzamuvaho bandashe we banza wiyiteho shu ni ikihe kintu wakora mu gihe ubonye bakwatatse mu bijyanye n'ikishu mu bijyanye n'iki you're so beautiful thank you oh thank you baby thank you so much n'umwana wawe Wiki ni icyo kintu ukumbuye mu Rwanda
my god, nkumbuye kijyanye n'ikize, nkumbuye ibintu byose, nkumbuye umuryango wanjye, nkumbuye inshuti zanjye, nkumbuye umutekano, nkumbuye kubona nkumbuye kuba muri societe tuvuga ururimi rumwe, ndambiwe mfite ibintu byinshi ndambiwe hano, nkumbuye kugenda ahantu henshi nkarya mu nshuti zanjye, nkumbuye kugenda mu bantu nyine, nkumbuye kuba mu rugo kwiyumva nk'uri mu rugo nta kibazo mfite, nkumbuye n'umutekano, nkumbuye kuvugana n'umuntu mu rurimi rwanjye, nkumbuye kubaho nyine ntafite ubwoba ngo nkoze iki ngiki bangira gutya, nkoze ni byinshi nkumbuye. Eva, I'm sorry kukubaza ibi ariko ex ubana n'ubwandu? Ninjye twereke uko wambaye, ndaryamye. Umwana uba ugomba kumukeba. Nkumbuye umutekano gute hano? Nkumbuye umutekano gute hano? Urugero, hano ikintu cyose niyo umuntu wese yakurenganya, ntago uba ufite ukuntu wisanzura, kuko ushobora kuvuga ati maybe afite imbunda, ntago ubizi. Hano akantu kose wakora polisi brpa, akantu kose ntago uba wasobanurira umuntu nka kwa kundi mu Rwanda ushobora gukora ikosa umupolisi akaza akabareba akabareka akabakiza ugataha, ntago ariko hano bimeze. Nkumbuye kugenda kuri moto, nkumbuye kumva abashuti banjye bakambwira ati dusange hano, nkatega akamoto nkahita ngerayo. Nkumbuye kubaho ubuzima butavuga ngo mana mfite imodoka yo kwishura, mfite insurance, mfite nyine nkumbuye umuntu. Urasutse shuya. Ese kubera icyo abantu mukunda kuvuga ngo sida muyibona he? Muyimbonamo mu maso mu gihe bakwatatse n'umwana. Njye nta muntu njye kunyataka it's okay. Oya, njye Kagame kumukumbura, njye ahubwo njye narababaye man, nuko uriya mubyeyi nta kintu namukora, ariko Kagame yababaje umutima wanjye. Navuye mu gihugu, buri muturage wese abona amahirwe yo kuba yanamwegera. Njyewe mana ntabwo nshaka kurira. Hindukana n'ikirere nyine ugura imbunda. Mama we nirashe se cyangwa umwana wanjye akira? No, kubera icyo abantu bakunda kumbwira ngo mfite ubwandu. Mwarampimye? Ese mwamubona narajye urugero nyine, mwamubona narakuze, nkabaho ubuzima bwanjye butarimo kwipima, nkaba narashatse, nkaba narabyaye umwana, nari ndi mu rugo ntaripimaho sida, mukamubona papa w'umwana yaraje akandura sida, ubuzima tukabukwa. Reka se mw'abantu mwe babarashe mu mutwe. Barabaroze. Ese uzakurikiza Roxane ryari? Wabyaye mwana mwiza. Thank you. Imana n'impundi mugisha w'umwana, nicyo gihe nzamukurikiza. Baba babuze ikintu bakunenga bagatangira kuvuga ibiba bitagaragara. Accept. Ndanze gukina game yawe se nagahato. Kuramo icyo gitambaro shu. Oya, Roxane ataha saa 9. Waba ufite ubwandu se barashaka kukuvura? Nese mukumva, ariko se mukumva nyine niyo naba mbufite navuga ngo yigo ndabufite. Nyine ukwambaza ngo ese shu reka twumve. Ese Eva bitano kushaka kunyita Eva mama Roxane, Eva urwaye sida? Yego. Nukuri ko Imana barabarashe, mufite ikibazo.
ntago muzi abantu ntago buza abantu mwakuze bavuga ngo bararwaye. Hari n'umwe wapfuye umva nyafite isezerano n'Imana ko nzaba umunyamahirwe, ko nzakira kurenga abantu benshi. Ubona ubuzima bwawe bese no mu Rwanda ari ubuhe bwiza ever. So ubuzima bwaha like buragoye ariko urabimenyera. Nukuri ko Imana ubuzima bwo mu Rwanda ndabizi iyo umuntu ari mu Rwanda 100% nyine ubushaka kuza ngo ugire icyo hindura ku buzima bwawe, which is good. Nta muntu ujya unyataka, uyu muntu Judith nta muntu ujya unyataka ngo nyatakane n'umwana, ntago bikunda. Ubuzima bwa hano nyine buratandukanye cyane, bwo mu Rwanda nibwo bwiza kurushaho. Nukuri ko Imana. Eva akabazo kamatsiko, have you ever dated a girl? No, 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 never. Why? Urabeshye we, mbeshye iki? Ubabwije ukuri pe. Thank you, Ipman. Ubwa buragoye ariko sinigeze mvuga ko hari ikintu wabura. Ubwa buragoye ariko ubwiza nubwo mu Rwanda. Ese ukunda gusambana nkuko babivuga cyangwa nukuguharabika niwe uri mwiza? Thank you. First of all, abanyarwanda turagoye turagoye. Noneho uyu nguyu ukuntu ashatse kubivuga, ashatse nyine abisirimuze kandi bro, you need discipline nkeya yuzuye. Esundi ikintu nyanibaza kubera iki guko like sinzi ukuntu nyine abanyarwanda babivuga bitewe nuko ukuntu tubivuga bitewe nuko ushaka ko byumvikana. Ninde udasambana muri mwebwe? Ninde udakora sex? Muri Bibiliya ntago nibuka aho biba. Muri Yohana 5 igice cya mbere niba atari igice cya mbere 5 ntago nibuka neza, Amerika kwasoma kera Yesu bamuzanira umugore wafashwe asambana, yamukoresheje iki? So see, nanjye ndamusohoza. Sinzi ukuntu umuntu aza akavuga ngo urasambana yarabyaye. No, wese uri Maria Madagarena. Uri Maria nyina wa Yesu. ayikora n'uwo bashakanye. So nigeze nyikora n'uwo mwashakanye? Ngiye n'uwo mwashakanye waratubonanye? Arika njya mva nkubwiye
shamwe abantu ndi umwana mwiza 100%, ndi umwana mwiza 100%, ndabizi n'umutima wanjye ngira umutima mwiza, ariko please nujya kuvuga ku mwana wanjye, umwana wanjye ujye ushaka, niba utanagira discipline ujye ushaka ukuntu ubigorora iyo nshuro wige discipline. Ujya uvuga ubusa bwose ushaka kuvuga mwisi, ariko nugera ku mwana ushaka ukuntu wiga discipline. Oya, abantu mwigize abajajinzi, mwigize umuntu yakantu kamubayeho mugira ngo like yaciye umugongo bra wakoze iki bro, ntago wari uhari. Umuntu arabakunda akababera umunyamutima mwiza akabitwaraho neza, ariko nta keza k'umunyarwanda. Ndakubwiza ukuri, uko wagira kose umva ntago bikunda. Umwana wanjye mujye mucira birarura. Oya, ngiye ikintu kintangaza mu gihe hari mukavuga ngo uriya ni indaya, ngo uratunzwe n'amafaranga y'abagabo, ngo uriya ngo rasambana ngo kugira ngo abeho. We wasambanye kicya akoresha nawe ugifite, we wasambanye atasa, we wakoze ibyo akora. Niba udashaka gukora ibyo uwo muntu akora, ukikomereza ubuzima bwa. Abanyarwanda n'impamvu akenshi dupfa turi abakene, dushyira amazuru hatagomba kujya. Nazikoresheje ahantu muri salo, mushyira amazuru hatagomba kujya. Mushyira amazuru hagomba kujya, mufata amazuru muyerekeze mu kazi. Nguriya ngo ni Slay Queen, abakobwa bari ariko manuza ukuntu mindinga business zanjye n'ukuntu ntari gukira birambabaza. ngo yitwa Jori umutesi yujuje inzu, ngo ni Slay Queen, ngo wowe wabaye Slay nkawe mbesire, mwe mwabaye Slay nkawe mwe. Ariko man umva, niyo mpamvu tuzapfa turi abakene. Ibyo bintu ntago bikunda. Ugasanga uri kuri wifi mu murenge w'iwanyu, kuri sako y'iwanyu, ku muntu wikorera akazi umukire muturanye yaguhayaga wifi, uri gutera comment ngo nguriya ngo ni Slay Queen, ngo acuruza niba ari iki ngo nabagabo bamwubakiye. We bakubakiye, we sura umugabo mugenzi wabo, we bakubakiye. Kubera iki ibintu byose mwizerera mu bagabo? Ikintu cyose uburi ikintu ushinze umuntu nguriya ni indaya, nturamufatana na so, nturamubona iwanyu mu nzu, nturabona na so, ntagira nimero ye, nta hantu muhurira, ugasanga na restaurant ariramo yagukorera shopping. Hari n'igihe abo bagabo banyu mudushinze atari type zacu. The fuck? Mpura n'ibibazo. Hari n'ahantu nigiriye guhaha, nukuri kwibana, murabona zino kanzu z'abamama nyine usanga zambitse abamama nyine, so bazita gute za kanzu usanga zifite utuntu two mu mutwe. Kera ndazibagiye kandi ndazigira. Amadira. Nsohoka mu iduka mpura n'umugabo n'umugore, umva umugora ndeba nisetse ari kumwe n'urugabo rw'urudanda mureba, ndagumana uwo musego wawe. Ibyo se giye bimbwiye. Yeah. Abagabo tujya turaba bashaka kunyisuriza abagore babo bakabareba nabi, se mwagiye. Ariko niba ari nashonje. Igora umva bakandeba nabishaka, kandi nukuri kw'Imana buri muntu wese duhura ngenda musuhuza, nukuri ndamusuza, nikundira abantu umutima wanjye, nta mutima mubi ubaho ngira mwiza. Kandi mwabagore mwe
Nukuri kw'Imana abo bagabo banyu mufitiye ubwoba ese ubu ngiye kubera iki naba muri marriage umutima wanjye uhagaze ngo umugabo wanjye azagenda akagenda agasiya sha byose nibi kubera icyo ba mu rugo ufite ukicara bakakubyaza abana 7 nacaho ukandeba nabi ariko yewe kwari ari nasho yewe umva mujya mu munagire gute mutumye iyi live si iki cyari cyanzanye ariko mutumye mpamara umwanya bamaze kukubyaza abana 7 umugabo wawe aririrwa hariya ngarakubeshya ngagiye muri gym kuba bagiye gufata ubunimero bw'abantu uririrwa wambona niciriye angango nuko bamvuze ngo ikintu kimwe banambeshyira ukajya hari ukandeba nabi ubuse nye ningiye watumye umugabo wakubyaza abo 7 akakugumiza mu rugo iradizi igihe hari mwana shora nukuri bw'Imana mwaranyiteje nzabashiraho isoni ngo wirukankana ngo niba ngo wirukankana imbwa ukayimara ubwoba niba ari umugabo simbira kandi shamwe abantu mwe ndi umwana mwiza abagore benshi duhurira mu isoko baterurira abana ndabahobera abana banyu mbagurira amakendi nukuri ngende umwana mwiza nta kibazo hari umwana ari bwaze gusura ngo nze ntabazaniye amagift hari umuntu mwisi dari bwababaze ngewe kubera iki ngiye mushaka kumbabaza ugasanga umugabo ariko mwabagore mwe ntimuzi nawe umufuhira gasanga umugabo yirirwa atereta like kugera nabenda gupfa wahura n'umuntu ukamurakarira ukamureba nabi ninde ushaka uwo musego ubwo urebye umugabo wawe ninde umushaka mwitegereze okay mwitegereze abagabo banyu mukwiye kubahangayikira uwo mugabo umdakarira arara muri shift ararana n'abandi bakobwa 2 really so ngiye kuba inzira karengane kuko duhuriye mu muhanda niba ngewe nimukiye ahantu umva mbabwira reka mbabwira ikintu iyi saga yambaye kuri social media mwabagore mwikwiye kubigisha ntago mana comment sindi kubanza kuzisoma nta mugore uko na ikigindu kireba nta mugore ngira na communication n'umugabo niba hari nabambona mu kabiri byuye mwihangane ntago ngewe ubuzima bwanjye nshaka kubwerekeza ku mugabo uri mu rundi rugo no hell no Imana irankunda nanjye ndifuza gutuma mama wanjye yishima ndifuza kuba family yanjye yaba proud kwa iki ngiye duhura n'uwo mugabo wawe wakubyaje abana nk'abisenene ngiye kumva niwe nshaka kubera iki no murambabaza nuko ngiye mbivuga nseka kandi mu nyumve ngiye murambabaza ntago ngiye nshaka kubona mfite ababyeyi bankunde ngiye mfite umuryango nkunda iwacu mu rugo like princess mu rugo iwacu barankunda ndi umwana mwiza ndi umuntu mwiza famille irankunda abo bantu nanjye nshaka gutuma baba proud sibyo rata kubera iki ngiye duhura uri kumwe n'abagore mwagiye mwihamaho nabo bagabo mwirirwa mubunzabunza aho umutima gutyo nimwe mutuma bamera uko nguko umugabo ubugi bwamushize ariko yese ni bana mubyaye abana
isenene umwe ari inyuma y'undi nta bureke baguhereza njye urumva umugabo wawe ari we nshaka nanjye urugo umva rero mbabwira nshaka urugo rwiza nshaka umugabo nanjye nifuza umuntu uzankunda tugatunganirwa sinshaka umugabo wa stress sinshaka umugabo ufite ahandi abunza amaso ubugi bwabashizemo ubwo nukuri nshaka ubuzima bwiza kandi nukuri Imana izabumpa n'umutima wanjye wose ndabizi kuko nta muntu nzi ngiye nagiriye nabi rero badamu beza abantu dufite ahantu duhuriye mwihangane rwose nta kibazo njye nzagirana namwe nta na kimwe nukuri nta na kimwe twihura ngo ndebe nabi duhura umfate nka murumuna wawe ese undi niba wumva ufite ikibazo wazambwiye ngo mpa telefone yawe ujye hagize umugore uzi ko nziranye n'umugabo hazagira ubigerageza niba uzi ko nziranye n'umugabo wawe umbwira ati mpa telefone yawe ndebe ibyo uvugana n'umugabo aho iswaruga nzayigo bamwe muri mwe mwarira abagabo banyu twarababorotse ntabwo dushaka ibyo bibazo byanyu ntabwo njye nshaka uwo mugabo wakubyayeho nk'isenene ufite abana 42 hirya no hino ngewe ntabwo ari we nshaka njye nta muntu nabwiye nabi nuko nta muntu nabwiye nabi hari umwana natutse nukuri mwa babyeyi mwe ni mwikorere nukuri kw'Imana mwikorera amafaranga njye nishakira udufaranga nishakira kuziberaho my future husband ubuzima bwiza nukuri kw'Imana ntago rero ukuntu mwirebere ukuntu abanyarwanda muri inshanutsi turi inshanutsi twese hari ahako navuze ngo isenene nigeze nita umwana wa runaka ngo ni isenene hari ijambo na mention inzana navuze abana bameze nk'isenene so ngeze simfite umwana abitima yanyira hagaze ntimukiryama mwabo muzi kuvuga gusa kubera iki ujya umbwiye ngo na shu wazambare earring why nago noboye amatwi nzazambara gute ha mwana w'abandi navuze nabi nanjye ngira umwana kuzuru yewe amafaranga y'icyuzi sindayabona nzaryambara nta kibazo kandi wabona ryambere isenene ni iki niba utazizi uzazibaza icyuzi cyabonetse buhoro buhoro sha abantu mukundi y'umuntu yarakaye ndebera n'ukuri kw'Imana abantu 700 kana byakubera cyane yanzagashi ese undi bashira ku ruhe ruhande iburyo ibumoso kandi ubwo ntibumvise ko nashaka kuvuga ubwishi bw'isenene murabizi ukuntu iyi senene zaguye ziba ari nyinshi ariko mwe mugiye kumva ibyo mushaka left side Dora meze neza bakunze ibumoso nzagashiraho hose hano
kamwe kanini se cyangwa kamwe gato usanga ari gato. Jashize gusha thank you. Turashize abantu bambwiye ngo turambere kandi nadukoresheje amafaranga atari menshi. Umuntu wese tuye inaha namuhereza address. Umuntu wese tuye inaha nyandikire inbox. Thank you. Nyandikire inbox muhereza address. Ajya genda ariko ura muhungu ni muzajya mugenda mujye mubwira ngo ni Eva wabohereje kugira ngo ajya nkorera ubuntu. Sibyo rata shanza. Ngo nza kubera iki ngo nzaba niyishe. Ese gushiraho iherena no kwiyica. Thank you Alvin, thank you love. Amafaranga ngiye mba nayakoboke. Ariko mva mbabwira mwababyeyi isomo ikintu navuga ku bagabo cyangwa ku gitsina gabo. Sinajya kuvuga ngo abagabo ndabazi, ntago nabanye n'abagabo bose, nabanye n'umugabo. Uzakora ikintu mwisi kigushimisha. Niba ushaka gushira iherena uzarishireho, niba ushaka kwambara imyenda migufu uzayambare, niba ushaka guhogosha umusatsi uzawogoshe, niba ushaka kwambara minu uzazambare, niba ushaka kwambara ibintu birebire uzabyambare. Nta kintu mwisi uzakorera umugabo kizamugumiza mu rugo we kereka nashaka kuwaguma. Naho nasanze mwisi nta bwiza wagira, nta bwiza wagira bwa keeping umugabo kereka we nashaka kuguma aho ngaho. Umugabo azakubwira ngo ndagukunda, uri naturel, uri mwiza, nta herena ugira, nta makeup wisiga, nta kintu na kimwe ukora, iyo that's my type. Ariko najya kugucitinga azagucitinga ko ufite herena kuzuru, kuri fitaha, kuri fitaha, kuri fitaha, kuri fitaha, kuri fitaha. Nta kintu mwisi wakora wavuga ngo nararangije ngo umugabo wanjye arahari. No, ntacyo. Kereka we ubwawe navuga ngo nshaka uyu mugore, nibwo azaguma aho ngaho. Nta kintu na kimwe muri iyi sinajya kuvuga ngo abagabo bakunda abakobwa barebare, bakunda baki, bakunda bagufi. No, nta kintu kibaho uzakora kizanezeza umwana w'umuntu kereka ubwe. Hano mwisi hari abagabo bari royo, hano mwisi hari abagabo beza 100%, ariko bari beza kuko bakunze wa wundi, kuko avuga ngo njyewe nkunda uyu mugore, nshaka kuba uyu muntu. Nta kintu nicyo cyonyine, nicyo cyonyine kizagumiza umugabo mu rugo. Naho ntuzajye kwirirwa urwana uhamagara abakobwa ngo reka kuvugisha umugabo wanjye, ngo reka gukora iki. Nta muntu waje gukura umugabo wawe mu nzu yawe. Umugabo wawe yarasohotse aragenda. Plus kusanga umugabo wawe ari nawe begging. Abagabo banyu abo mwirirwa murwanira hano hanze barababorotse, abakobwa bose barababorotse. Ibaze kuba umugabo ushaka guspendinga aho ubuzima bwawe bwose, hari umwana w'umukobwa w'imyaka 21 wamuborotse. Icyo nicyo kintu cyonyine wakora cya keeping umugabo. Ibereho ubuzima bwawe, nashaka kuba uwawe azaba uwawe, kandi ntuzigere wizirika ku muntu. Ntago bishoboka. Muzibereho ubuzima bwawe, ntakagira umuntu. None ibi bintu abagabo bavuga ngo ntago nkunda makeup. Uzarebe side chick yiwe, nicyo kintu ikora. Akubwira ko adakunda makeup, afite side chick agurira makeup zihagaze 1000 igeze kuri 300. Ntuzizirike ku mugabo, just make sure ko uriho ubuzima wishimiye. Akenshi umugabo nanakubwira ngo ntagakunda makeup, akenshi abani n'uburyo atazafodinga, avuga ati uyu mugore makeup azisiga nzabasha kuzigura. Akenshi suko bose batazikunda, bagira ubwoba bwo kuzigura. Akenshi suko abagabo badakunda mini, ntago bashaka kubereka abandi bagabo, ntago bashaka abandi bagabo babona ubwiza bwanyu. Nk'abagore bakobwa beza, mubeho ubuzima bwiza, mwishimiye, mubanze mushimisha imitima yanyu mbere yo kujya gushimisha undi muntu.
iyo nkubonye nkwibuka kuri MTS ukabaho ubuzima bwawe bwose warabweguriye umugabo akakubwira shawuru mwiza mana we ugira amaso meza ntuzigere utera rashes ntuzigere utobora amatwi yawe ntuzigere ufite kazuru keza ntuzagatobore ufite iminwa yawe myiza utayisize ufite ijosi ryiza nta shenete. Can you imagine ubundi n'umugabo ugukunda kuko ubona ushayininga n'uruca abana nk'umugabo ugukunda aba yifuza kusa neza ugasohoka mu bandi usa neza. Abenshi mu bagabo ntago ari uko babakunda barashaka kubatesha agaciro kugira ngo abandi babone ko nta diri barimo, ariko trust me nusa neza umugabo icyubahira kubaha kizazamuka. Akenshi badusuzugura kuko dushaka kuba nyine abagore baba, ariko uwo mugore akenshi ashaka kuguma mu nzu nyine noneho nawe ugereho wumva uri umugore nyine uri aho ngaho. Uzi noneho ibyumviro bya mbere bibi iyo watangiye kwiyumvamo kuri wa mugore wo mu rugo ukumva mu mutima wawe ngo wife material. Buri iyo usesenguye wife material ririya jambo abagabo badushuka ngo nguriya ngo ni wife material nuri sesengura ujye uri sesengura uzi wife material. Ubivugaho iki gukundana n'umuntu ntajya guha time wamubaza akajya ahora akubwira ko ari akazi? Ntago umugabo wagukunze yakwimura n'umusozi. Umugabo wagukunze niyo yaba mbutiyaje yamubujije yava mu modoka akagufata moto. Umugabo wagukunze nta kintu kibaho cyamuhagarika kuza kukureba. Umugabo ukwita wife material, umugabo ukugumiza mu rugo ageraho akakumvisha ko ari we wenyine, ntago rubakira urukundo, abashaka kumvishe ko ari impuhwe yakugiriye kuba we muri kumwe, kuba wakwemera ukomeza. Ese ubwo ko numva uzatuma batubaka kubera ibyo ubabwira? Ngaho nyumvira nk'iki ngiki, use nk'iki ni igiki? Shino harimo ibintu by'ibijajwa. Hari ijambo yigeze wumva mvuga ngo hoya ntuzubake? Vuga ku bagabo banga ko ukorera abandi ngo muzakora ibyanyu kubera gufuha. Noneho umva nkubwira, mwabakobwa mwe, mwabana b'abakobwa mwe, kurakara bibiye. Nge ntago mba ndakaye, ntago niba hari umuntu nanga, ntago nkunda umuntu peneraliza. Tunabivuga gute? Ntago nkunda umuntu ubangamira igitsina gore na rimwe ntago mbikunda. Noneho umva mbabwire washonje rukunda, mwabana b'abakobwa mwe, simbabwiye ngo mwirinde abahungu b'aba diaspora. Hari ikintu ngiye kubabwira kimwe muzirinda. Uko umuhungu yagukunda kose, amafaranga yose azabago, ntuzemerera umuhungu w'umu diaspora ukubwira ngo kwitinga ko kazi utahe nzajya nguha amafaranga. Ntuzigere ukundana n'umuhungu ukubuza kugenda muri Paris z'abashuti bawe ngo ashaka ugume mu rugo, ngo nibwo bugore bwiza. No, mumbabara ibyo bintu. Umuntu wese uri gukundana n'umuhungu w'umu diaspora ntihazajye ibyo, ndabizi yose, sinakundanye na benshi, yari umwe gusa. Ibyo bintu mubireke nimubishobora. Umugabo nyamugabo yifuza kukubona wa successinze no matter what. Umugabo nyamugabo arakubwira ati baby mureke kohereza emoji murira. Umugabo nyamugabo arakubwira ati baby genda ukorera amafaranga, I love you, I trust you, chaka utera imbere. Ntago umugabo nyamugabo niyo ryaba ari 100,000 ntago abiguha buri kwezi. Umugabo ibyo byose ndabivuga n'ukuri nabiciye. Umugabo nyamugabo yifuza kukubona wa successinze wiguriye icyo ushaka. Umugabo nyamugabo yakwishimira kukubona uvuye muri salo utabeginze kubw'amafaranga.
ntabwo umugabo nyamugabo agukura ku kazi. Ntabwo ngiye ndi kubateranya n'abagore bana, ndi kuvuga fact. Bano bahungu b'aba diaspora cyangwa abagabo b'aba diaspora abashaka umubwire ngo chaka kuva ku munyu, chaka umunyu. Baby, hari umugore inshuti yanjye wanshize muri bride shower, ashaka ko mutwerera, ashaka ngahe 20,000 gusaba nk'umwana kumwe twajyaga dusaba turi ku ishuri, niko baba bashaka kubaho. Utabaye muri ubwo buzima, that's good. Aki ikintu nzi bose bahuriraho kugukura ku kazi. Ikintu cyose kandi si ikindi biba ari ugufuha, bidafite n'ikintu bihuriyeho. Ngwiki baba bashaka ngo muhore hasi, kandi ikindi baba bashaka ngo bene wabo cyangwa inshuti zabo cyangwa iki babone ko aribo ba providinga, abanze yerekana inshuti n'umuryango ko adahari ntacyo wabura icyo. Ntago ndi ibyo ndabiza, ntago navuze ngo abagabo bose, ntago nyenjya generalize, no. Nta nubwo uko mvuga ariko narimbayeho, ndabizi abantu babayeho muri ubwo buzima hano nureba bari koreza ngo exactly barabizi neza ko aribwo bimeze. Nukuri kw'Imana ikindi cyose nta kibazo wakiyanganira. Ntuzi aba bahungu ba diaspora kenshi none haba fiancé, abagabo abantu bamaze kubashaka wavuga ati nta kibazo ndemera mbe uko abishaka nzaze dufatanye. But trust me, urukundo rwa online rutandukanye exactly nuko uzaba umeze mu rugo. 100%. 100%. Icyo mvuga mbere ya mariage. Imbere ya mariage ni byiza kuba washyiraho boundaries hagati muri relationship yawe. Ukabuze umugabo wa mufiance wawe yanga ibi nawe wanga ibi. Ariko niba umuntu atagusupportinga mu kazi ukora, akubahe, avuga ati umugore wanjye yagiye mu kazi. None hari n'igihe umugabo uwabiciye amavuge ko mbeshya. Hani igihe ufite boyfriend utamwita wenda ukamwandikira ngo sorry ngo narindi kumwe na boss, agahita akubwira ariko ako ka boss kawe ni igiki gituma udashobora kunyitaba. Aguhemba amafaranga ngahe ku buryo utakwanga kunyitaba. Nta kinyabupfura, abenshi nta kinyabupfura kirimo. Kuba umuntu byonyine yagukura ku kazi ngo nuko mukundana, trust me, iyo ni red flag. Nubyemera uzamenye ngo uri kwinjira, uri guhereza karibu y'agasuzuguro muri relationship yawe. Umuhungu noneho hapana okay fiance ngende supporting urukundo. Supporting urukundo no matter what. Niba wumva ariko ubuzima ushaka kubamo, nibwo aribwo ubuzima ushaka kubamo, gusa ngiye kiba ikintu mvugira ya mujya what if uwo muntu atazaba gihari, uzakora iki? Umugabo ugufiteho gahunda ntagashaka gutuma ukwitinga akazi. Umugabo ugufiteho gahunda ntagashaka guhangayikishwa n'abagabo bazakubona kuko nta gutuye mu isi y'abagore gusa. Umugabo ugukunda, umugabo ugufiteho gahunda ashira imbere ko akavuga ati nshaka kuba successful ndi kumwe n'uyu mugore, nshaka kuba ndi kumwe n'uyu mukobwa, nshaka kumusupportinga. Ahubwo umugabo nyamugabo anagushoramo ibiceri, akavuga ati ni okay tuvugura umukobwa mwiza, akavuga ati shira hari iduka ry'imyenda cyangwa ry'amavuta umukobwa mwiza bazaza. Hari abahungu nzi baba diaspora bashingiye abakobwa gym, murabizi. Ubwo uwo ni umugabo nyine uba ufungutse mutwe akagufungira gym kandi azi ko hazazamo abagabo. That means ntabwo yitaye ku bagabo bazazamo, yitaye ku iterambere uwo mukobwa agiye kugira. Umugabo ugukunda kurebera hazaza ntagatuma ubimpumye. Mubiparike kandi uzarebe uwo mugabo mutandukanya. Benshi
Imana ijya imbabarira sinkunda guca iteka ariko abenshi ntago bikunda. Nyine impamvu tuba twambaye inkweto ari inkweto zitadukwira zigera imbere zikadusiga. None se abagabo bafuha, abagabo ba diaspora bafite abakobwa mu Rwanda, bafite abagore mu Rwanda, mumerewe mute? Mujya mu birori? Reka yawe nuguri ko Imana ishobora byose. Dufite ibibazo. Ese ungewe wanyubakiye aka gashopu ko nzi ko nawe kafashwe? Ese ngewe wanyubakiye aka gashopu ko nzi ko nawe kafashwe? What is that mean? Simbahaye ti noneho se kandi nkoze ibi hari uko ntabagiriye. Ese uraje urebe baraza kunyiha ngo nabavuze nabi ngo nibagiwe. None abanyarwanda muransetsa ngo wibagirwe ngo uko warubayeho ngo bra bra bra. No, navugaga gusa. Oya twirirwa mu rugo umwaka ukarangira cyane n'undi uzaza mama. I'm sorry but n'undi uzaza. Wowe sasa uri coach, ubutaha ni ukwitonda ugasenga apana kwihuta. Umaze kugira experience. No, nta muntu ugira experience mu rugo. Trust me. Umuntu ahora gutungura. Nta experience iba. None se namahoro sheri wanjye. Nta experience iba mu rugo kuko nta experience iba mu kiremwa muntu. Iyo murakoze kumpa gift sweetheart. Umva nkubwire. Umuntu yagutungura no matter what. Thank you Stella. No matter what. Ikintu cyonyine ushobora kuba wavuga nuko abakobwa cyangwa abahungu cyangwa abagabo nukujya dusenga tukavuga ati Mana urebe imitima yacu uduha abo bijyanye cyangwa uduha ibidukwiriye. Naho nta muntu ubaho muri isi wifuza kugera ahantu. Thank you. Nta muntu ubaho wifuza kubaho nabi. Amprise uri mu rukundo, buri muntu wese yifuza guhirwa mu rukundo. Nibyo twese dushaka. Rero nge sinjya ngira kwifata, ngenda uko umutima wanjye utekereza. Iyo ngukunze bro sinjya ndeba n'inyuma, ndagenda mu rukundo ngenda nk'impumyi. Icyo nicyo kibazo ngira. Ndakunda kugera aho nzumva ntagikunda. Like ndizera kugera aho ntazumva nkizeye. Hamwe nyine umpereza impamvu yo kuba ibyo nkora ntashaka kubikora. Niko ngemeze ngenda n'umutima wanjye. Nshobora no kuza Imana izambabari ariko ngewe bro nzaguma mu rukundo we hell in heaven. Hey Eva uri kuvuga ukuri ngiye byambayeho ashaka kunkora mu kazi ngo ajya mpemba ndakora. Noneho barabibabwira uzambwire ko aguhemba nta nubwo babahemba. Arakubwira ngo va ku kazi nzajya nguha amafaranga. Umunsi uvuyemo ndazaguha amafaranga nabwo ntago azaguhemba. Azajya akubwira ngo ujye umbwira icyo ushaka. Nabwo ukayatunukira ukayamubwira ukayatangira details ukayita amazina ukayagira ubururu ejo ukayagira umutuku ejo undi ukayagira icyatsi. Wampashe nkagutera pe. It's okay. Urumva ibintu umva nge n'ukuri kw'Imana sinzi kwifata iyo umutima wanjye wagukunze. Sinzi niba ariko narezwe, sinzi niba ariko navutse nikomeza. Oh Eve, hi. Yeah, ndacyakunda ubukwe. Hari n'ahantu nigeze ngo njya mu bukwe batantumiye hano muri Amerika muri Tennessee.
n'umukwe n'abageni ntabo nzi abantu bawutashye gusa njyayo just kubera gukumbura abantu no gushaka kureba abantu. Kandi hari ibindi, hari mwana yanjye ibintu nari naravuze ko nzabivuga kuri YouTube ariko reka mbabwira. Hari abana b'abanyarwandakazi baharaye ibintu byo kwandikira abagabo hano b'aba diaspora noneho banubatse. Sinzi abantu mubizi mubimbwira. Mwandike muri comment ngo biraharawe. Akakwa approaching akakubwira ngo he ngo waritse ngo nkajya nguhereza ngo amafoto nambaye ubusa ngo nawe ngo ukajya umpa amafaranga ngo ku Kigali byakaze. Ibyo murabizi? Biraharawe. Barabikora. Biraharawe cyane noneho biri ku rundi rwego. Noneho abagore mbibiri banga abo bagabo banyu bakoresha Facebook turabikora cyane. Mwababyeyi mwe amprise noneho hari ibintu mukeneye kwiga, mukeneye kugenda out there mukareba mukarushaho gusobanukirwa abagabo mufite mu ngo. Nukuri Sandrine Bukuru. We are really messing around with that merry man. What are you talking about? Gano kore reka disi nkuboroke. Kweli cyo kuvuga ngo mfite insoni. Ubuse disi ako harimo abantu mwe mushaka ko mbaboroke yego. Komera utanga inama n'isaba diaspora barenganya ariko abenshi babyitera. Barenganye gute? Ese wanyoye amata? Abantu benshi twanyoye amata. No, I was not, baby. Chariko. We want to know you and who? Turebe iyo nyinyiye. No, just mukora ikibanejeje. Nkumbuye kukubona uri muri wasubirana na John. That's not your business. Thank you. Ese ubwo abanyarwanda mwazize gushyira amazuru aho mukwiye kuyashyira. Just want to agree. Oh, hi.
mwazize gushyira utwo tuzuru twanya mukwiye kudushyira. Kumbona muri game heheshu. Ngo rashize zangize nabi ariko sha murashyanuka. Kuri 5 yawe ari hose ku gapeni kawe kariho kuko nakwatse muzashya mwumve.